Kristo heza kuzwe. Turakomeza kubashimira kandi turabashimira cyane uburyo twababonye mu rubanza twagize rwo kubura umuvandimwe wacu, urugingo rwacu, mwatubaye hafi. Twakomeje kubashimira, ariko nkuko twabyize, nkuko duhora tubyiga, uwizera arasinzira ntabwo apfa, ahubwo ahoraho iteka ryose. Rero iyo tuje iwacu turavuga ngo yaragiye, ariko yarasize mushiki wacu cyangwa se mama wacu cyangwa umuvandimwe wacu, asiga umuryango mugari. Turi bugire umwanya wo kuza gufata akanya duhagarare hano twese maze turusheho kubashimira. Mwarakoze. Twagira ngo rero tubahe ikaze wacu kwa Emile, mwiyumve mwikaze nkuko nawe muzi yakundaga abantu kandi akagerageza kwakira abamugana. Rero umuco yadutoje, isomo yatwigishije turarikomeje. Kuri uyu munsi tumwibuka, kuri uyu munsi tuvuga amasengesho. Tubivuga mu buryo bwinshi. Kuvuga amasengesho, tuvuga kwera, tuvuga gucanura n'ibindi bitewe n'uko imico yacu imeze cyangwa duturuka. Ariko twe nk'abakristo tuvuga ko ari umunsi mukuru w'amasengesho. Nushaka nawe ubivuge mu rurimi rw'iwanyu uko ari ugucanura. Ariko turabashimira cyane ukuntu mwatubaye hafi, ukuntu mwakomeje gufasha uyu mubyeyi, mwakomeje kumuba hafi. Nagiye ngerageza kuza hano nkabona abantu baza kumusura bamufata mu mugongo, bitari rimwe bitari kabiri. Harabona agiye mbura nabo hano. Bigaragara rero ko wa mutima mwiza w'urukundo, kuko ngo nitukundana nibwo bazatumenya ko turi abigishwa ba Yesu. Rero nagira ngo mumfashe mugejuru uyu munsi dufata umunota umwe dutekereza, tuzirikana umuvandimwe, umubyeyi watuvuyemo. Twongere tumwibuke nkuko twasabye ngo haruguru hariya mu kiliziya badufashe kumwibuka tumusabira. Ariko natwe reka duhaguruke tujyejuru dufate uwo munota twongere kwibuka, kuko twese ntabwo twabashije kujya ku kiliziya. Rero abarimo kuza ni karibu, muze dufatanye dufate uwo munota umwe dutekereza ku muvandimwe wacu wagiye, kandi natwe twitekerezaho ubwacu. Murakoze. Niwe niringiye, niwe tuzabana, nzasanga Mariya, nicyo nifuza iteka, nzajya kumureba, nicyo kinkomeza, nzasanga Mariya mu bwami bw'ijuru. Niwe niringiye, niwe tuzabana, nzajya kumureba, niwe Yesu yamaye, wambera umubyeyi, nanjye umwana we, nzasanga Mariya mu bwami bw'ijuru.
yakumureba niwe mubyeyi mwiza yatwimye ababisha yagaguye muka ntasanga Mariya mu bwami bw'ijuru niwe niringiye niwe tuzabana. Maria Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Ngwino Roho Mutagatifu wohereze Roho wawe byose bishya bizabone guhinduka. Dusabe Mana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu turagusaba kubwirizwa nawe no gukunda ibitunganye no kurogerwa nawe iteka wa Yezu Kristo umwami wacu. Isomo ryo mu Ivanjiri ya Yohani. Mariya ageze aho Yezu ari ngo amukubite amaso aramupfukamira ati Nyagasani, iyo uza kuba hano musaza wanjye ntaba yapfuye. Yezu amubonye arira n'abayahudi bamuherekeje nabo bararira, ashengurwa n'umutima maze avugana agahinda ati mwamushyinguye he? Baramubwira bati Nyagasani, ngwino urebe. Nuko Yezu asuka amarira. Abayahudi baravuga bati nimurebe ukuntu yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati uwashoboye guhumura impumyi yarananiwe kubuza uyu gupfa. Yezu yongera gushenguka umutima maze ajya kumva. Iyo mva yari ubuvumo bari bakingishije ibuye. Yezu ati nimukureho ibuye. Mariya mushiki w'uwapfuye aravuga ati Nyagasani, ubu aranuka, uyu munsi ni uwa 4. Yezu aramubwira ati sinakubwiye ko niwemera uri bubone ikuzo ry'Imana? Nuko ibuye barikuraho. Yezu yubura amaso ayerekeza hejuru aravuga ati dawe, ndagushimira kuko wanyumvishe. Nge nzi ko usanzwe unyumva. None ndivugiye aba bantu bankikije ngira ngo bemere ko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ayo magambo arangurura ijwi ahanitse ati Lazaro, sohoka. Wari wapfuye arasohoka, aza ibiganza n'ibirenge bihambiriye, no mu maso ye hagipfutse ibitambaro. Yezu arababwira ati nimumuhambure maze mumureke agende. Iryo ni ijambo ry'Imana. Iteka mwemere amfata ukuboko
data mwami nzaririmba ubuntu kunyirira iteka zamamaza hose ubutumwa zamanza kubera umuhamya ntusubize inyuma abakwemera ntusubize inyuma bagusanga nanjye ndaje nanjye ndaje sinzagira ubwoba ndi kumwe n'Imana rutare begamiye mu makuba yose niyizanyobora niyongesha umukiro ntusubize inyuma abakwemera ntusubize inyuma bagusanga nanjye ndaje nanjye ndaje yeguriye nyagasani nitagijwe ubutumwa nzabusohoza iteka mwemerera mfata ukuboko iteka mwemerera mfata ukuboko najyane kwishema no kuvuga hose ko namenye Imana nzaharanira kuba umunyu w'isi n'urumuri rw'isi ntusubize inyuma abakwemera ntusubize inyuma bagusanga nanjye
timini for yes man. Ibalebalu. It's the major. Oh my baby, bonjour. I just wanna know you said too. You got me fait attention. Attention. Ndakuro tasana, sana chani yana pise pongi. Yeah, uburyo kwamo shite jihura kabandi. Yeah, Ganguri chachana, fitu kuno jenda mashallah. Pretty girl nguri chachana, fitu kuno saza Africa. I'm Puchuli, Akoshemana. I'm Puchuli. Akoshemana. Oh my God, est-ce que tu es là? Et ouais, tu vous canaille. Hello, how was your night, my darling? Est-ce que tu me sais bien? I got the love for you, ya mon nene. Baby, trust me, c'est kanjenje. Kalilengula, my girl. Pretty ganguri chachana. Fitu kuno jenda mashallah. Pretty girl nguri chachana. Fitu kuno saza Africa, I'm Puchuli, Akoshemana. I'm Puchuli, Akoshemana. Tiganguri chachana. Ufitu kuno jenda mashallah. Pretty girl nguri chachana. Ufitu kuno saza Akoshemana. Akoshemana. I'm Puchuli. Akoshemana. Nitwa Mukarukundo Albertine, abandi mwene namuheje Andrea na Mukandekezi Dafrose. Ubwo rero muri urugo koko nabayemo, niyo mpamvu nkuko natojwe na data, kuko umuntu yakugiriye neza yatubwiye ko ugomba kumushimira. Ndashimira runo rugo narubayemo, bampurere bwiza, nabayemo kuva 1998 kugeza mu 2000. Niga troncome kuri Apredi Ndera ntahana. Murumva ko bantoje uburere bwiza, bingirira umumaro, ndetse ubu ngubu kuva umubyeyi wanjye mufata umubyeyi wanjye kuko ni mubyara wanjye, kuko mama wanjye ni nyirasenge, mama wanjye yakigereje mukamureba. Akunda ubundi takwegera imbere gato ko batazuba. Ubwo rero uriya niwe mama wanjye, ni nyirasenge wa Emiri. Ariko Emiri mufata nka marume, kuko nabo bose navuye ko nasa nkaho napfushiye marume, kuko musaza wa mama ibyo yadukoreraga amaze kwitahira, Emiri niwe wagiye mu nshingano za papa we akajya bidukorera. Buryo ki mama yaraje kumubwira ati mfasha unshakire umwana ishuri ajye kwiga. Emiri rero yafashe ya mbere anjyana kuri Apredi Ndera, aragenda aranyandikisha, ndiga soza troncome kuri Apredi Ndera, nkomereza ku mashuri y'Indera barezi TTC Bicumbi, ndangiza umwaka wa 6. Ubu ndi mwarimu, nkorera igihugu cyanjye, nkora akazi k'uburezi. Murumva ko ibyo byose bikesha Emiri ndetse na mama wacu, mama Ngabire. Ni umubyeyi mwiza. Uru rugo ntago naburaye, ntago nabwiriwe, sinabuze isabune yo gufura, bampaga uburenganzira bwose, ndetse yewe ubu ndi umukarisematike. Niba mubuza abakarisematike bari muri Kiliziya Gatolika, nasenderejwe niga kuri Apredi Ndera
ubwo numva ko ntabwo bamunyegamaga uburenganzira, nafite uburenganzira bwo kujya kwiga, bakantoza gusenga, bakampa igitsure. Murumva ko ibyo byose nabigezeho kubera we. Mwabashimira rwose, Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Umubyeyi wacu aho Imana iri mu ijuru imwakirana amahoro, kandi nzi ko yamwakiriye kuko yagiraga urukundo, akadukunda, akadutoza uburere bwiza. Mwibukira ku tuntu twinshi. Nibuka ko yamaga imyenda ngo nyitere ipasi, naba nateye nawe akavuga ati ahangaha hakosora. Yangishe no gutera ipasi, akanywa uburere bwiza, akadushyiraho igitsure. Waba watsinzwe ati watsinzwe uri mu biki? Ibyo byose ndabishimira rwose mubyeyi mama Ngabire. Nubwo wasigaye turi kuri inyuma, turi kumwe nawe, kandi umubyeyi Bikira Mariya hamwe na Yezu muri kumwe rwose. Nta kindi nabona nakwitura sibyo kugutura umubyeyi Bikira Mariya ndetse na Yezu ajya ahora iruhande rwawe. Ntugahogiranwe n'ibibazo. Nyagasani Yezu na Bikira Mariya bakube hafi, babane nawe. Niyo mpamvu rero hano nakugeneye n'impano y'ishapure kugira ngo uture umubyeyi Bikira Mariya. Nanjye ko uriya muvandimwe abivuze, uriya ni ubutumwa bwa mama njye nkabipfura. Amina. Ahangaha twaraharerewe cyane, ahangaha twaboneye ibyiza, ahangaha twaboneye amahoro. Gusa ndashima Imana ko Imana yadukomeje mu rugendo rwo guherekeza umubyeyi wacu. Nta gikuba cyacitse, twese twatashye mu rugo amahoro. Hari ubunyereri bukaze, ariko senga Imana avuga ngo buri muntu wese wageze hano waje kudufata mu mugongo wadutabaye, Imana imurinde. Haleluya. Imana yarabikoze, twongeye kubona turi bazima. Shima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ko yadukomeje igakomekesha. N'Imana yabaremye ikaturema natwe turi mu nda za mama na ba data, none imvi zikaba zibaye ibihe. Amina. Haleluya. Genda nezerewe cyane rero. Iyo nezerewe Imana nkunda kubyina, ubwo nyine nibazamura indirimbo nanjye niteguye kubyinira umwami wanjye kuko aradukajya hagushyitsa. Amina. Papa Nadina, Imana iguhe umugisha, badufashe mu mugongo, ufatanyije na papa wawe, utubera nawe umubyeyi mwiza ku muhungu gito, ntabwo tuba twarakubwiye. Imana iguhe umugisha, kandi mwese ko mwageze hano Imana ibahe umugisha. Mama Era, kuko icyo ndi buvuge ndakivuga ari uko bahari. Nuko nari maze kubabwira ko icyo ndi buvuge ndakivuga bahageze. Nitwa Muhawe n'Imana rero niba ubwo n'abandi bakivuga. Nanjye nitwa Mukatetere Liliane. Nanjye nitwa Mwerekende Joseline. Nanjye nitwa Nirere. Nitwa Nirere Marie. Mpagaze hano nk'umukazana mukuru muri uyu muryango. Icyo navuga muri uyu muryango, baranyakiriye ndetse n'abaramukazi banjye. Mbona ari umuryango unyishimiye, tubana neza. Nyuma yabwo naje kwimuka, ubu ntuye Iburasirazuba. Umugabo wanjye ni Ruzindana Onesifore. Ni ukuvuga ngo uyu muryango wambaniye neza, nta kibi nawubonyeho. Muzehe rero nubwo yatashye, ni umusaza wankundaga cyane. Muzehe ntabwo yari azi kumvuga mu izina, yanyitaga Mukazana. Iyo nari ntuye hano muri aya marembo mureba hano kuri iyi nzu hepfo gatoya, ariko iyo nabaga nzamutse nje kubasuhuza, nje kureba ko bwakeye, yanyitaga Mukazana, ntabwo yari azi kumvuga mu mazina. Ni umusaza wambaniye neza, yagiye rwose twari tukimukeneye. Ariko muri aka kanya icyo navuga, ijambo ry'Imana riratubwira ngo mu bihe byiza no mu bibi dushime. Buriya iyo ibintu nka biriya byabaye ku bushake bw'Imana, turamureka akagenda.
ahasigaye tugasigara tumuzirikana tumuragiza Imana. Navuga ngo nk'umuryango wanyakiriye neza rwose, mukecuru ntabwo tumuri kure, tumuri hafi nk'abakazana ariko turi hano. Ntekereza ko tutamuri kure cyane uko yaba yiriwe cyangwa yaramutse, nubwo wenda tutamwegereye amakuru tugomba kuba tuyafite. Mukecuru rero rwose watubaniye neza, n'umusaza wawe nubwo wamubuze numve ko usigaye wenyine, tukuri hafi. Twe nk'abakazana bawe twiyemeje ko buri mwaka tuzajya dukora igikorwa cyo guhura tukaza gusura. Murakoze. ubwo rero nanjye ndi umukazana wa kabiri hano muri uru rugo. ubwo nanjye baranyakiriye, umuryango tubana neza, namwe mwese muradushyigikiye, namwe ndabashimiye. nanjye ni iryo jambo ryanjye navuga. murakoze. nanjye mbanje kubashimira muzehe, nanjye ndamwibuka. muzehe ndamwibuka cyane, ubwo muzehe hari ubwo twigeze guhura, muzehe twahuye, muzehe yanyatse ifoto icyo gihe ndibuka yarayifashe ayishyira mu kantu k'akarererwamo, bamwe barakazi, hari akantu ubumbura gutya. Yesu wacu tubabaje ibyaha byacu, turinda umuriro w'iteka, igaruriro z'abantu bose, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze z'abanyabyaha bose. Wowe Mana Data na Mwana na Roho, usanzwe iteka, niba muri wowe Murakoze abakazana bacu mubashimire. batubanira neza kandi ababyeyi bari mu muryango, duhereye ku umubyeyi witahiye, ahari aratuzirikana. Ukwemera kwacu imyemerere itandukanye, twemera yuko uwacu ugiye ntabwo agenda buhereye, nitweza kuzwe ntabwo agenda buhereye, kuko ibyo yakoreye Imana hano ku isi abasize hano inyuma arakomeza akabazirikana. Tubivuze neza natwe agiye kubitegurira, nimba twemera yuko ariyo nzira tuzanyura, ahubwo twakwibaza tuti twaba dukora iki kugira ngo iyo nzira koko dutegurira koko tuzayinyuremo ntituzatane. Nitweza kuzwe. Turashima rero uyu muryango nk'abakwe bashatse muri uyu muryango. Umubyeyi wacu usigaranye aracyahari mama, tukuri hafi mubyeyi, tuzakomeza tukubahe, tuzakomeza tuguheshe ishema nk'abana bawe. Ntabwo uri wenyine, byongeye kandi turanashimira namwe mwadutabaye. Buriya ngiyo nzira nziza umubyeyi wacu yadusigiye. Yaba atarateguye inzira nzima ntabwo muba muri aha ngaha, ntabwo tuba twaratabawe buriya kariya kageni cyagiye, kugira ngo mwari muhari mwarabibona.
hanyuma mu gushima washima uretse ariko kuba turi aha ngaha twebwe abakwe muri uyu muryango turashima umubyeyi wacu witaye kuko yatugize abo turi bo sinirima mu byuma neza yatugize abo turi bo kuko ubu ngubu nababwiye ko mfite abana babiri hari na mukuru wacu nawe ari uri busoze ari udukwiye nawe afite abana ni umubyeyi nibaza yuko iyo ataba uriya mubyeyi wasanga twari bube turi imbobo hano hantu ariko turi ababyeyi murakoze cyane ubwo muri icyo gihe babayeho igihe kiragera barabyara babyara umwana w'umukobwa noneho ubwo umukobwa arakura igihe kiragera nawe arahaguruka ajya gushaka ariko ubwo muri iyo minsi akiri muri urwo rugo ubwo akaba ari jyewe uhagaze hano imbere yanyu niho mureba noneho ubwo igihe cyarageze nyine tange ndahaguruka maze kuba inkumi hari umusore wari uri hafi aho turashyingiranwa turanabyara abana barahari abari hafi baza bakabaramutsa abana muzi bagiye hafi ahandi arahari Eric aribyo abandi bagiye bari mu mirimo nuko turagushima noneho rero ubwo barakomeje barabyara nyine ubwo bukurikiyeho bakurikijeho umwana w'umuhungu ubu n'umugabo nyine arubatse yitwa Ruzindana Onesphore ntahaguruka baramutse na madamu we n'abana abana bari mu mirimo hanyuma rero ngiye hakurikizaho umwana w'umusore w'umuhungu amwita Mukwiye Obedi na madamu nabo bakurikiye ngira ngo ntabwo ari twebwe gusa hano hari n'umwana hari n'umwana hari n'umwana ariko ariko ubwo hagati aho hari n'impanga ya Obedi Claude impanga itazi ni impanga ya Mukwiye Obedi noneho hakurikiyeho undi w'umukobwa Mutesi Francine umugabo baje baturamutse n'umwe wari umubikira ubwo hakurikiyeho umukobwa wera Emeline n'umugabo nabo bazi baturamutse
Mani ishimwe Evode na madamu. Evode. Ndabona bari mu kazi, hakurikiyeho n'undi Ingabire. Nibaze baze. ariko sarihishe cyangwa zamara ifatira umugore wawe uwo niwe bucuranga n'umugabo ariko umudamu we agaturamutsa aho abo mu Rwanda ya Emile Mukwiye. Ubwo Emile Mukwiye yakundaga umuryango cyane, agakunda papa we na mama we bakiriho ariko barashaje, akabakunda ku buryo nta cyumweru cyacagaho atagiye kubareba. Ubwo Emile arafite abavandimwe avukana nabo, barahari bahaguruka bajya ejuru abavukana bashiki be Emile yari afite ba nyirasenge, akabakunda umunsi ku munsi, nta cyumweru cyacagaho atagiye kubareba. Bamwe baratabarutse ariko abahari bahaguruke abazi Mukwiye urabona ko ari ifoto yiwe. Hari umukecuru bita Nyirabakwiye ariko nawe yarashaje, yari nyirasenge, ari naho iryo zina Mukwiye ryaturutse. Kuko ngo Mukwiye akimara kuvuka yaramwitegereje ati mwana wanjye uri Mukwiye, ariko mu by'ukuri ntabwo iryo zina ryari ryanditse mu ndangamwimerere, gusa niryo ryahise rigira imbaraga rirakora kugeza hatangiye ejo bundi. Ubwo abana bo Nyirabakwiye barahari, bahaguruke hari n'abandi bana bo kwa nyirasenge ibyumba wariho ariko amaze gukura afite imbaraga nkeya, muhaguruke turamutse. Hari abana Emile yareze arabarera rwose yivuye inyuma, ni abamushiki we, ni abamukuru we, abo ngabo bari batakiriho, bahaguruka nabo bakaturamutsa. Bana ba mushiki we, bana ba Rodiya, abana ba Efuremu,
barubatse bafite abadamu nuko bari mu murimo nanjye ntibonye nawe urimo ubwo rero ni ukuvuga ngo Emile ntabwo yakundaga umuryango we gusa yakundaga n'umuryango w'aho yari yarashatse akabasura umunsi umwe nkajya kwa sogokuru ubyara papa undi munsi nkajya kwa sogokuru ubyara mama bahaguruke baturamutse abantu b'iwabo wa mama barahari zamuka ugende karibu dore abandi ufatura bari hirya nibababwira bahaguruke abandi twarabigunitse ubwo ni ukuvuga ngo Mukwiye ntabwo yakundaga umuryango we gusa mu baturanyi inshuti abavandimwe impande n'impande muzamura ibiganza turamukunda twese muri makeya rero ubuzima bwanjye Ndahimana Emile ahangaha muri uru rugo gakora twigeze kwicwa n'inzara yemwe turiga baturera gikristo turabatizwa ni ukuvuga ngo mbese imbaraga zose yazishyizeho kugira ngo Ndahimana rero yagiye tukimugena yagiye ageze igihe abana bakamubyiniye bakamutaramira ariko ibintu byose ntabwo byashoboka ihangane kuko twese tuzapfa ihangane Imana uheruka kurashika Akoze biremewe ko tugira amarangamutima anyuranye iyo wibuka umuntu nyine hari igihe biza ukumva byaje nyine kubera ko tumbaye n'umubiri bikaba ngombwa ko ushobora kurira biremewe nubwo ari umunsi wo kwishima n'ikino ariko no kurira biremewe twemerewe kurira twemerewe guseka no kubyina byose bibyemerewe murabyumva rero murabibona uru rugo ko rufite ubutumwa bugari mwabonye ko twagiye tugira abantu badusabye bati dufite icyo twavuga ahari mba nabanje kuriha abavandimwe ba Emile cyangwa se mba nabanje guha umukuru ariko nta kibazo hano ni ukwisanga hano iwacu turahavugira uko bwije uko bukeye ntawe duheza muri aka kanya rero nagira ngo nakire mushiki wa Emile witwa Rosalia nk'umuntu ubonkanye ibere nk'umuntu bakinnye ubute afite icyo yavuga Kristo Yesu akuzwe nanjye ndi umwe mu bavandi nanjye ndi umwe mu bavandimwe ba Emile nanjye narerewe muri uru rugo arandera antangiza ishuri mbana nawe
kugeza n'igihe nshingiye urwanjye rugo. Emili twabanye nawe ubwenge kuva 1972 kugeza ubwo nanjye ngiye gushaka ambera umubyeyi yantosheje kubaha umugabo, gukunda abavandimwe. Nakundanye na mama Ingabire yambereye umubyeyi, nzamuba hafi kugeza gupfa, kandi ntibazantererane mu bibazo byanjye byose. Turi kumwe kugeza gupfa. Akoze ntabwo byoroshye nyine kuvuga umuvandimwe, kandi urumva ko umuvandimwe amubera n'umubyeyi. Ni byinshi yibutse, niyo mpamvu mubona ari amarangamutima aba aje. Turagusezeranya rwose ko tuzakomeza kubana nawe, ntuzavuga uti ubwo umubyeyi wanjye musaza wanjye yagiye bazandeba nabi. Oya, bafite ibyo badutoje kandi tuzabikurikiza. Gusenga, gukundana ni umuco mwiza waranze abo muri urugo, kandi tuzawukomeza twese. Reka nsabe umuvandimwe we, murumuna we, umusaza uri hariya, Boniface, nawe aze hano. Birakomeye nyine ukuntu uvuga umuvandimwe, hari igihe ujya kumuvuga nyine ikiniga kikaza. Karibu umusaza. Kristo Yesu akuzwe bavandimwe. Arakoze musangiza w'amagambo kuko ampaye ijambo kugira ngo rero nanjye ngire icyo ngomba kuvuga. Nuvuga ko Emili Ngendahimana ukwiye ni umuntu twavukanye hamwe, twarareranywe. Iwacu kavukire yacu ni iriya mu karere ka Rulindo, umurenge wa Ngoma, mu kagari ka Mugote, umudugudu ni Mwiza. Ubwo niyo kavukire yacu. Ubwo twavukanye hamwe rero turareranwa. Ababyeyi bacu baraturera, tubasha kugera igihe cyo kujya mu mashuri, badutangiza amashuri. Emili Ngendahimana rero ni umuvandimwe wanjye, n'ubundi yitwaye neza mu mibereho ye yose, nta kibi kimurangwaho. Maze rero aho mpagaze ahangaha mu bo tuvukana, ni ukuvuga ko hari bashiki banjye nsigaranye babiri, n'undi murumuna wanjye ubiriya mu Mutara niho yimukiye. Ni ukuvuga ko rero uru rugo rero rwa Emile mu mateka nk'uko nyazi, umubyeyi wacu yaturutse iriya aho mvuze i Rulindo, aza yimukira intangaha kuri Ndera. N'uwo bashakanye bamubyara, kandi abo bose n'ubundi ntibakiriho. Twese n'ubundi kandi niyo nzira yacu, baradutegurira amayira, badusabire twebwe abakiri inyuma, kandi natwe tugomba kubibuka. Ni ukuvuga ko rero aje umubyeyi wacu ashakira isambu n'aha kuri Ndera. Igihe kiragera, ubwo hari impamvu zatumye ntiyahakomeza kuhaguma, arongera agiriya
mu cyahoze ari komine Bicumbi, ubu habaye muri Rwamagana. Ajya kuhashaka isambu. Ubwo rero kuko umubyeyi n'ubundi umubyeyi w'ukuri n'uteganya, agira gutya nibwo azanye Emile amuzana inahangaha kuri Ndera, tuzagume muri ruriya rugo mwana wanjye uzahagume, kandi nzagushakira umugore. Agira igihe cyo kumushakira arashaka, ariwe Dorothea n'ubundi Mukazitoni, n'abahaguruke namwe yongera abasuhuze. Ubwo rero igihe cyarageze, nanjye ubwo aha nanjye narahabaye, usibye ko nahabaye igihe kirekire, ndongera ubwo aho ngaho Ibicumbi nanjye niho narerewe, ariko sinaharererwa igihe kirekire. Nibwo umubyeyi wanjye yifuje kuzanjyana iriya Iburiza aho mu karere ka Rulindo. Ubwo rero nanjye nakoresha uko nshoboye ndamwumvira, ntabwo ugomba gusuzugura umubyeyi icyo akubwiye. Ubu ngubu akaba ariho mbarizwa. None rero bavandimwe, nyakwigendera Emile Ngendahimana asize madamu we, asize abana barahari nk'uko bashatse bose, abahungu abakobwa. Ni ukuvuga ko mbifurije imigisha nyinshi ku Mana. Imana nidufasha tuzagumya kuba tubana neza, mbese natwe Imana ikiduhagaritse. Ubwo rero nicyo mbifurije rwose. Ubwo hasigaye ni ukubana mu mahoro. Murakoze, murakarama. Yemerewe umusaza arakoze, ni uwo muri uru rugo. Uyu musaza azajya aza kureba muramu we, kandi nk'umubyeyi wamureze, ariko igikuru ni uko ari muramu we. Uru rugo rero rukeneye umuganda, rukeneye urubariro, ntabwo ruzajya rugwa hasi. Reka ariko mbaze abantu bari hano mu gikari aya mavide barebe ukuntu babigenza, batuzanira icyo kunywa, dukomeze tubeze umugo tunaganira. Hari byinshi byo kuvuga rero muri uru rugo, kandi buri wese arashaka kuvuga, ariko nagira ngo numire Eugene yari hafi. Mumbabarire kandi nimwe mba nahereyeho nk'uko mukuru, ariko uri umwana mu rugo nta kibazo. Aho Yesu akuzwe, yavuzwe byinshi, ariko umunsi nk'uyu ntabwo umuntu yakwica avuga ko uyu musaza Ngendahimana Emile. Ariko mbere yo kugira ngo nkomeze, ndagira ngo se barumuna wanjye, harimo Remo, harimo Dasize, harimo Jean Marie Vianney. Abo ni barumuna banjye baze, kuko twese dusangiye uru rugo, cyatuzanye ni kimwe, kandi twese twahaboneye umugisha. Barakoze. Murabona rero ko duteraniye hano, ndenige mukuru, ukwe mukuru hano mu rugo, Remo agakurikiraho nk'uko babwiye, Dasize agakurikiraho, Jean Marie agakurikiraho. Aba bagabo twese rero kuza muri uru rugo ni uko twaje dufite ibyo tubakurikiye. Twese rero baje mu rugo batwakira amahoro, igihe babanjirije baranyakira, ndetse mpabonera n'umugisha, ndabyara maze no kuzukuza. Urumva n'umugisha. Twavuye muri Imana mashya.
ubwo ni umwuzukuruza wa mukecuru wa muzehe nubwo atakiriho ariko ntabwo azibagina ubwo umwuzukuruza azahamubera yagiye azi ko hari ubwo rero muri make uko byinshi byavuzwe no gushimira umuryango cyane cyane muzehe kuko niwe fondasiyo nyine ukwiye kuko bye by'umwihariko kuko twari tunaturanye twarasangiraga ntabwo birenze kuba data bukwe kuko namubara nk'aho ari nk'umubyeyi wanjye kuko twarasangiye akagwa twasangiye agafata twasangiye agera nimugoroba aho kuri twese abagabo murabizi wabuze nk'ubutereka surika amasahani basange akajumba gahiye yaramanukaga akaza mu rugo tukajyana hano ku muhanda tukagusangira agacupa n'umuvandimwe wanjye rero birenze data bukwe n'umuvandimwe wanjye n'umubyeyi wanjye ubwo rero icyo nasabaga yaba abana cyangwa se barumuna banjye n'umuryango muri rusange ni ugukomeza kuba hafi umubyeyi asize niwe tureba ariko tukamusezeranya ko ibyo umubyeyi we aho yari agejeje turahari tuzakomerezaho tuzatera ikirenge mu cya muzehe nta kibazo na kimwe azatuburana tuzamuba hafi ikibazo agera azatubwira tuzamufasha kandi twifasha murakoze cyane akoze abaturanyi ba hano bugufi buriya hari tuba tugira ngo tubereke mumenye ubu muzajya muhurira mu nzira mumenye ni umukazana muri uru rugo ni umukwe aba murabibonye ko ari amaboko yacu ni amaboko yacu muri uru rugo ni abasanzire cyangwa se ni abasangira basangiye muri uru rugo mu rindi jambo babita abenda hamwe hari icyo bitwaye kubivuga ni abasanzire kera ngo ntabwo bajyaga botsanya imisuha ariko ubu ngubu byakunda ni abavandimwe murabibonye ku imbaraga zacu rero reka dukomeze kuri uyu munsi dufite umukuru w'umuryango Ruzindana amasaha arimo kugenda yegera afite ijambo rigari buriya yatubwira muri uru rugo byinshi dusobanura muzi ko kuri uyu munsi ariko twibuka n'amadeni niba hari umuntu waba hari ideni ariko naje kubaza numva ntarihari niba utubwira na wa mwana washyinguye umusaza byose yanyana twayimweretse mwese mukabimenya murakoze karibu murakoze Yezu akuzwe arakoze umuyobozi wa gahunda kumpa uyu mwanya ngo tuganire abaseriveri nibagerageze begera abantu ndumva barimo kundusha amajwi mu izina ry'umuryango rero wa Ngendahimana Emile umubyeyi wacu turabishimiye kandi turabanezerewe by'umwihariko muri ibi bihe bikomeye mwatubaye bugufi kuva umubyeyi wacu yava mu mubiri kugeza uyu munsi ntimwigeze mutujya kure turabibashimiye rero ni iby'agaciro ku muryango wacu uyu mwanya rero mbere yo kugira ngo ngire icyo mvuga nifuzaga ko mama utubyara anyemereye akigira hino namuha uyu mwanya akabanza akabasuhuza akabashimira se hanyuma njyewe nkaza kuvuga nyuma ye Imana imuhe umugisha ndabona yahageze mu ntize ibiganza tumushimire murakoze ndabashimira rwose mwaratubaye hafi cyane yaba ari kubwacu ntabwo twari kutushoboye bimeze neza mwana rwose bityo ntabwo bimeze neza umugisha nibabaha amashyi mwarakoze rero
kugeza n'ubu mukituba hafi rwose ndabashimira ijambo ryanjye niryo yarakoze reka tumureke asubire guca akabogi ni umuntu mukuru gukomeza guhagarara byamugora inshuti bavandimwe babyeyi muteraniye aha ngaha kuri iki gicamunsi mu izina ry'umuryango twongeye kubashimira mushiki wanjye yagize neza mu gihe yerekanaga imiryango ni byiza mwabonye ko ariko sore yatubyaye turi abana 9 ariko mwabonye ko tutakiri 9 ahubwo twikubye kabiri ni iby'agaciro rero mu muryango wacu ni iby'amashimwe mboneyeho rero gushimira abaturanyi b'uru rugo by'umwihariko batubaye hafi rwose mu bihe byose bishoboka kugeza na n'uyu munsi kandi ntanashidikanya ko bazakomeza kutuba hafi Imana ibibahera umugisha ndashimira imiryango inshuti n'abavandimwe baturutse kure n'ubwitange bukomeye hano harimo abavandimwe bacu baturutse Gitarama mushiki wanjye ngira ngo asa naho atabashije kubabona nagira ngo mbasabe nabo bigire hejuru barambura ibiganza kubashimiye bakoze urugendo rurerure cyangwa se batashye ariko ndabona bahari Imana ibahumugisha mboneyeho rero gushimira imiryango twashatsemo cyangwa se imiryango yadushyingiye ababo bari hano nabo bahaguruka bakarambura ibiganza tukabashimira ni ukuvuga ababyeyi twashyingiye cyangwa badushyingiye cyangwa se uhagarariye umubyeyi we nabo bakwigira hejuru bakadusuhuza tukabashimira Imana ibahe umugisha ndashimira rero by'umwihariko ababyeyi batubyara avuga ibihwanye n'uyu munsi turimo ngo mujye mwiraburira uwapfuye ngo ariko mwirinde mumwibuke ariko mwirinde guheranwa n'agahinda sibyo ni icyo gikorwa rero uyu munsi cyaduteranyirije aha ngaha mu rwego rwo kugira ngo twibuke umubyeyi watuvanywemo tumuzirikane tumusabire ariko nanone ntibikwiye ko dukwiye guheranwa n'urupfu kuko iyo uheranwe n'urupfu nawe ubwawe uba wihemukira kuriya urupfu iyo umuntu adatekereza neza nta kintu na kimwe ageraho muri uyu mwanya rero nkaba mboneyeho kugira ngo nsabe abavandimwe dukomere umubyeyi yarasinziriye yaratashye ariko ntiyapfuye kuko roho ye ntiyapfuye sibyo rero Imana imwakire mu bayo kandi natwe turamutekereza ariko ntiturusheho guheranwa n'agahinda ahubwo turusheho kumuzirikana tumusabira ariko tuniyubaha neza kuzwe mvuze rero nshimye nashima byinshi nashima benshi reka nshukiriza aha ngaha na munsi ucikiwe amasaha arimo arakura ariko by'umwihariko mbwire abavandimwe banjye mbwire mama utubyara wasigaye ngo akomere kandi ahumure ntabwo ari wenyine turahari nk'uko baramu banjye babivuze nanjye nunze mu ryabo umubyeyi mwiza waduhaye uburere bwiza natwe ntituzagutenguha ntituzagutetereza tuzakuba hafi tuzakubahisha tuzaguhesha ishema yemwe n'ibinashoboka ujya uteta ntacyo byaba bitwaye tuzagutetesha murakoze rero reka nsabeze aha ngaha mwese mwabashije kuza kwitabira izi gahunda Imana ibahe umugisha MC yari yigeze kuvuga ku mwana washyinguye papa umwana washyinguye papa umuryango wamugeneye inyana twarayimweretse uretse ko atarayicyuriwe ikiri mu rwuri hamwe n'izindi ariko arayizi yarayibonye kandi yarayishimye igihe nikigera azayicyura ndumva rero nk'uko yabivuze mu rwego rwo kugira ngo tubohore umubyeyi habaye hari uwumva hari ideni muzehe yamugiyemo yabivugira aha ngaha ku mugaragaro cyangwa hari ikindi kibazo bari bafitanye twe nk'umuryango kugira ngo tugikemure tubohore umubyeyi aruhukire mu mahoro ntaratanga bikoro rwose habaye haruhari byamfasha Imana ibahe umugisha Yezu akuzwe
ubwo rero nagira ngo nyine soze tumubohora n'icyo atabashije gukora Emile yarakoze kandi twese turabishima n'icyo atabashije gukora nongere ngishimangire mu izina ry'umuryango twebwe abasigaye tuzacyusa sibyo tuzacyusa mwumvishe ko abenshi turubatse ariko harimo umuvandimwe wacu utarashaka nawe rero ahumure kandi akomere aho ababyeyi aho papa batari natwe turahari ibyo agomba hari umuntu wasabye indirimbo ngo tuza kubyina iyo ndirimbo hari abantu bari ku buhanga bw'ibyuma bayiturebereye nziza y'imbyino tuyibyine ntabwo nguciye mu ijambo hano hari umukarisimatike hari Dorotine Mukarukundo niyigire hano hagaragaza amavuta natwe turamufasha nibyo
gahunda zose zagenze neza Mana uhabwe icyubahiro. Turagushimiye kuko ibi byose dufite umunezero kubera umubyeyi wacu Ngendahimana Emile wamuduhaye ukaba warongeye kumwisubiza. Nyagasani urakoze kuko wabashije kuduha umubyeyi mwiza yaduteguriye inzira nziza, twongeye no kumuguhereza kugira ngo umwakire mu biganza byawe. Tuzi ko ushobora byose. Tugiye gutandukana ku bw'umubiri rero, turakwinginze kugira ngo ugendane natwe, ni ukuri tugere mu macumbi yacu amahoro, kandi abasigana nabo sigane nabo, nuko tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ku izina ry'Imana Data. Urakoze cyane, mwicare. Thank you.
Mama Ganza we. Mama Ganza. Pipa. Kari sawa cyane.
Thank you.